Guys, wow. Breaking news. Nyuma yuko president wa Amerika Donald Trump ashize imisoro myinshi ku bicuruzwa bya China byinjira bijya muri Amerika, Ubushinwa bwahereye ko bufata umwanzuro w'uko aho kugira ngo bwishyure imisoro myinshi ahubwo buhagarika gusapurayinga ibicuruzwa byabwo muri Amerika. Okay, China mu gushakira ibicuruzwa byayo amasoko byatumye ishyira amabanga isi yose itarizi ahagaragara, cyane ko ku isi hose twari tuzi ko ibicuruzwa bya made in China biba ari duplicate. China yashyize ahagaragara brand zikora ibicuruzwa biri quality cyangwa se bya original twajyaga tugura biduhenze tuzi ngo byakorewe muri Europe, kandi mu byukuri byarakorewe muri China. China ikabishipinga ibijyana muri Europe, byagera muri Europe bakabishyiraho lebo z'ibyo bihugu twajyaga tugura tuzi ko ariho byakorewe, kandi mu byukuri byarakorewe muri China. Waruzi ko brand tuzi zikora ibicuruzwa bya original nka Gucci, Prada, Fendi, Louis Vuitton, Nike n'izindi 90% bikorerwa muri China, ariko bakabikora bitariho lebo. Then China ikabyohereza muri Europe, byagera muri Europe bakabyongeraho lebo zigaragaza ngo this is made in France, this is made in Italy, this is made in Germany, ariko atariho byakorewe, byarakorewe mu Bushinwa. Ibi bikaba byatumaga ibi bicuruzwa babishyira ku giciro cyo hejuru. Inkweto cyangwa se ibaga yakabaye igura ibihumbi 10 by'amanyarwanda iriho made in China, ugasanga barayigurisha ibihumbi 35 iriho made in Germany. Wowe ukabuzi ngo ukiguze cyarakorewe muri Germany, kandi mu byukuri cyarakorewe muri China, ahubwo rebo barayongereyeho bigeze muri Europe. Anyway, China biyabishyize ku mugaragaro igira ngo yereke abantu ko ikora ibintu biri original, hanyuma twe tukabigura tuzi ngo byakorewe muri Europe, ndetse tukabigura ku giciro cyo hejuru just kuko babaga barashyizeho lebo z'ibyo bihugu byo muri Europe, twebwe tugakeka yuko ariho byakorewe, kandi mu byukuri byose ari made in China, barashyizeho lebo gusa. Bivuze ngo twebwe baduhendaga tugura lebo gusa z'ibihugu kuruta uko tugura ibicuruzwa. China yatangaje ibi ndetse ivuga ko ibicuruzwa twajyaga tugura biduhenze bitewe nuko babicishaga muri Europe, bakabanza kubyongeraho ziriya lebo z'ibihugu byo muri Europe, tugiye kujya tubibona ku giciro gitoya, ndetse biriho lebo y'igihugu cya nyacyo kibikora aricyo China. So nimbuzi ngo wajya kugura ibintu bya Gucci cyangwa Louis Vuitton cyangwa Nike bakaguhenda kubera ko biriho lebo ya made in Germany, made in Italy, made in France, wowe ukabuzi ngo niho byakorewe, naga ariko bimeze. So guys, abacuruzi nibongere kubahenda bababwira ngo aka Louis Vuitton ni keza cyane, aka ni original, ni made in France, ni made in Italy, ni made in Germany, niho kakorewe. Bikubeshya ukuri kwagiye ahagaragara, byose ni made in China, muhereze ayo ufite. China yashyize ukuri ahagaragara ko izi brand zose ibicuruzwa byazo zikora ibyinshi 90% ari made in China. Nimba ufite aka Louis Vuitton waguze ibihumbi 50, ngiye gukora delivery, ngiye kukazana ku bihumbi 10 kandi kameze neza neza nk'ako kawe, ariko akanjye kariho lebo ya nyayo ya made in China. Akawe baragutuburiye bashyizeho lebo muri Europe, ukagura ibihumbi 50, kanze nkakuzanire ka original nkagura ibihumbi 10 ariko abantu batugize injiji ku ngufu. Umuntu akakwiba just kugurisha lebo, atanakwiba kugurisha igicuruzwa, lebo yonyine igatuma akwiba. Guys, nimba aya makuru akugezeho, sharing iyi video kugira ngo aya makuru agere kuri buri wese, kugira ngo buri wese amenye ukuri ndetse atongera guhendwa. Utibagirwa kurayikinga ndetse no gufollowinga, mwemeza kukugezaho amakuru ari update. Thank you.